haba mu bibi haba mu byiza uramamara nyine byanze bikunze ubu musitari rwose Mutesi yihangane ariko iyo umuntu mutarabana mu rugo nk'umugore n'umugabo yego ntabwo aba ari umugabo wawe yego cyangwa ari umugore wawe kandi divorce nta nubwo uretse iby'iki kinyejana nta nubwo Imana yemera yego uretse iby'iki kinyejana nimba rero uwo mugabo yari afite umugore n'abana 5 yego agomba kuzashyingurwa n'uwo mugore babyaranye umufitiye abana Imana imuha imbaraga ndabizi bagiye guhura n'ibisongo ibigeragezo biramukunda n'urubwa ruramubera pe ariko izarumukureho yego birashoboka ko batari n'inshuti birashoboka ko batari n'umugore n'umugabo bari inshuti bisanzwe ariko Mutesi yitangarizaga ko ari sheri we akabyemera umuntu ashobora gukunda umuntu pe wenda batari no mu rugero rumwe akabikamurenga akabivuga ati jyewe rwose runaka ni umugore wanjye cyangwa n'umugabo wanjye ariko wenda ari ibintu biri mu marangamutima mutera amabuye kuzanyira kubishyize ku rundi rwego kubishyize ku rundi rwego ariko mujye mumbabarira mumbwire buriya uriya mugore w'abana 5 afite isengesho asenga yego urumva kumva ngo ariko ntabwo mpamya yuko uriya yari umugabo wa Mutesi birashoboka ko bari inshuti gusa kandi mu mvugo za Pasteur Mutesi yarafite gahunda n'ubukwe iyo umuntu afite inshuti arayirata ntabwo wangirira neza ngo nkuvuge nabi cyangwa ngo ngusebye ntabwo wangirira neza ikintu nkanjye niheraho nanga umuntu nsebya nanga umuntu umbwira nabi nanga umuntu mbeshyera ibyo bintu bitatu gusebya kumbwira nabi no kumbeshyera ugakunda umuntu umeze ute nkakunda umuntu umbwira neza naho yaba nyiyoberanyaho ambwira neza bitavuze ngo ni inshuti yanjye ngo ni umwana wanjye nanamwita n'umugabo wanjye kugira ngo murwanire ishyaka cya kigerageza arimo akivemo nkamwiyitirira ariko ikigerageza arimo akakisohokamo reka ni ukumubeshyera Mutesi reka nkubwire uri umukozi w'Imana nanjye ndiwe yewe ntabwo nzicara ahangaha ngo njye gutera umuntu amabuye kuko nanjye ndabizi ko bayantera niba nta nurayantera bazayantera n'ejo bazayantera ariko nanone niba Imana yabonagwa uwo mugabo yaramwandikiye ubugingo ikabona zanduzwa n'ibyo bihe yagombaga kumucyura nimba Imana yarebaga ikabona kuba uwo mugabo yashakana na Mutesi koko nimba ari byo bizasenya w'abana bizakomeretsa abana asize yagombaga kumucyura nyine ni dadi nyine urumva dadi nyine papa nanjye mfite papa yego ubu se hari umuntu utagira se mu buryo bw'umwuka nawe wambera papa umfitiye umumaro bwo kumukasoringa kuko wenda azi ibyo yanyuzemo ariko ntabwo yari umugore n'umugabo njye narabyumvise avuga ko ari papa we birashoboka ko amagambo agiye kubamesha ubu ngubu agiye kurya hiti kurenza iyo yari urupfu rw'uyu muntu kurenza izo yariye baramwita amazina nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na
stress. bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka ngusuhuze neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Nizere kumeze neza kandi ushima Imana. Ugusuhuza ni Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Reka Uwiteka akomeza kwishimire aho uherereye hose, akwereke mu maso heza. Abantu barwaye, abarwaje, abari mu makuba agiye atandukanye, abafite ababo bari mu nzu z'imbohe, abafite ababo bari mu byago byinshi bigiye bitandukanye mu ntambara, mwese nimukomere kandi mwihangane. Imana isumba byose, Imana nyir'ubutabazi, nyir'ubushobozi, nyiri byose, ikomeze ibishurire kandi ibatwikishe ineza yayo, ibahaze kwifuza kwanyu kandi ibongerera uburame. Nongeye gusabira imbaraga n'inkomezi ku bantu bose bagiye batandukanye, bagize ibyago, bapfushije abantu babo, mukomeze mwihangane kandi Imana ishobora byose. Ngira umugisha n'Imana kuri kamera kwakira Evangeliste Diane. Uraho neza? Muraho. Umeze uti? Meze neza. Urakomeye? Ndabona fresheri ari zose. Reka nta by'amafurusheri. Ntago bigezweho. Fresheri ntago bigezweho? Oya. Ntago bitwika wa mwana wabubu? Ntabwo bitwika. Ariko umeze neza, ndabona nta kibazo ufite. Ego. N'umuryango mwese mumeze neza? Famiye yose? Inshuti? N'abandi. Inshuti? Nazo ziraho. Ariko hari nihanganishije abagize ibyago mu nshuti zanjye, hari abarwaye, hari umumama w'inshuti yanjye magara warwaye, yagize ikibazo cyo kuba pararize. Twakoranye indirimbo yitwa ngo dore iramanutse, agira ikibazo cya stroke. Ndamwihanganishije cyane, Imana imugirire neza, imukize. N'abandi bagize ibyago bakabura ababo bakava mu mubiri, nabo ndabahaye pole, ari abari hanze, ari abari mu Rwanda. Hari umubyeyi wanjye wo mu mwuka Imana yampaye, Yego. aba muri Amerika, yagize ibyago apfusha mama we. Yego. Nukuri Imana imukomeze, akomeze kwihangana. Abantu b'inshuti zanjye bagize ibyago, abandi bakarwara, mbahaye pole kandi Imana ikomeze bahe kwihangana, ikomeze imitima yabo. N'abantu badukurikira hano ku ISEZERANO TV ndetse no kuri Yada TV, umuntu wese uri mu mage no kuri tumuhaye pole. Ego. Ariko na Mutesi, buriya Mutesi mukunda atanze. Mutesi uwe? Ntabwo nzi. Pasiteri Mutesi. Yo, nawe tumuhaye pole rwose. Muhaye pole, numvise ko yagize ibyago. Hari umushuti we wapfuye, barimo bafiyansanya. Nukuri Imana imukomeze kandi erega twese ni iwabo wa twese. Ntabwo tugomba kubigiraho ikibazo cyane, ahubwo tugomba guhora twezwa. Dia wenda tugarutse aho ngaho, Pastor Mutesi uyu munsi mu nkuru z'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, yabaye umutwe w'inkuru, cyangwa se we n'umugabo we Rusagara yabaye umutwe w'inkuru ahantu hose. Ni Pastor Mutesi, wowe urupfu rwe warumenye gute? Buriya rero Mutesi, buriya igihe cyo kwamamara iyo kigeze uramamara. Haba mu bibi, haba mu byiza, uramamara nyine. Byanze bikunze ubu umusitari. Ubwo rero rwose Mutesi yihangane, akunda kuza mu dushya twinshi dutandukanye kuri YouTube, ariko ngenda mwikundira. Oya, nanjye ndamukunda. Ndamukunda. Nigeze no kumusaba kumusura uwo munsi,
ndi bujye kumusura ndarwara yo mbura uko njyayo yamaye na randevu ariko nzabihigura nzamuhiga mpaka duhuye mpigura umuhigo kuko ndamukunda yego uwo mugabo rero wiwe ntago ngiye nsanzwe muzi ariko numvise bavuga kuri YouTube ko umugabo we yapfuye ariko hari ikintu nshaka kubaza buriya umuntu atarabana n'undi biba byarojisteye ko yitwa umugabo w'umugore cyangwa umugore w'umugabo kandi batarabana ngo bijye ku karubanda wenda bari inshuti bisanzwe ari abafiyanse nk'ubu wenda ngiye nawe tukaba turabafiyanse n'urugero ariko tukaba tutarabana mu rugo nk'umugore n'umugabo abantu bakwiye kuvuga ko uri umugabo wanjye kandi tutarabana bitaranagaragara wenda nturafata irembo nturanjyana mu murenge oya wenda mu murenge narasabye nkakwasi warasabye ugakwa nkatanga inkwano nka Mutesi bari baramukoye uwo niwe da ariko ni fiyanse ntabwo ni fiyanse abadukurikiye mujye muri komantere mutwandikire mutubwire uwo muntu aba ari umugabo wawe uwo muntu aba ari fiyanse nyine batubwire pe ariko nkanjye uko mbyumva aba ari fiyanse ko hari igihe se umukobwa uzi impamvu bisa ceceka bikambera urujijo hari agashya k'abakobwa babiri kigeze kubaho noneho rero umukobwa umwe akundwa n'umusore aramurambagiza amubwira rero ati tuzakora ubukwe ndagukunda tuzakora ubukwe ibintu bigende neza ndashaka kukugira umugore ariko hakaba hari undi nawe yateye inda ba bantu rero baza guhura dore inkundura y'abagore ntabwo barwanye batereranye amajwi wa wundi utwita turiya n'umugabo wanjye we utazanatusha utazanibe aha turiya ati n'umugabo wanjye byo mu rwego rwo hejuru undi ati nanjye undi atese ni umugabo wawe ntabwo ngo yari abizi ntabwo yari abizi we yaguye mu kangaratete ni umugabo wawe se gutati yaneye inda tuzabana wowe shitu vaho bitera intambara ndende reka tubyorere n'urugero nari nanze ariko iyo umuntu mutarabana mu rugo nk'umugore n'umugabo yego ntabwo aba ari umugabo wawe yego cyangwa ari umugore wawe cyakora mwarabanye bavuga kwirwanirira wenda mukirwanirira isezerano rya mbere riva mu byo mwaganiriye yego uwo mwana mukamubyara mubana yego muba muri mu cyaha Bibiliya ivuga ko muba mwasambanye ariko aba ari umugore wawe bitewe n'amasezerano mwagiranye muhura muganira musezerana nyine buriya abantu bajya gusezerana mu murenge cyangwa mu rusengero ari uko barangije kubyemeranwaho yego hanyuma rero umuhungu akagira uti jyewe uwo nateye inda ntabwo muzi simushaka ndashaka runaka ubwo urwo rubanza warucote ariko ngiye muri mayini zanjye numva umuntu akwiye kuba umugore w'umugabo babana iyo ngo muri inshuti mutarasezeranye yego ntabwo mbiha agaciro ngo uri umugore we mutabana ngo si byo bifututse bite ahubwo wenda ngaruka aho ngaho sibyo
uyu mugabo akimara gutabaruka ibitangazamakuru byinshi byagiye bivuga byandika buri wese agatanga ibitekerezo bye nk'ibi uri kuvuga niba igitekerezo cya Diane ntago ari icya kanaka cyangwa n'icyundi kuri wowe uribaza unabaza n'abandi utise umuntu ubana n'umuntu batarasezeranye donc batarabana abo umugabo ate ariko ni sheri we ni fiancé we sibyo ahubwo harimo ikindi kibazo kijya kumera nk'iyo story umaye uyu mugabo yari afite undi mugore babanye banabyaranye abana 5 uyu munsi mu gihe cyo kumushyingura habayeho gushyingura n'uwuhe mugore washyingura yari afite umugore n'abana 5 n'uwo mugore gute uwo babyaranye abana 5 umugore we ari Pst Mutesi arega niba wavuze ati umuntu bateretana buriya rero ntabwo jewe nkunda kuvuga ku bantu ndabizi ko udakunda kubivuga ntabwo nkunda kubavugaho ariko bavuga ngo amavangirwa n'ibiki ntabwo jewe ntabwo njya mvangirwa bigeze kuri urwo rwego nimba yarigeze umugore baratandukanye uwo wa mbere bakora divorce ayo makuru nge ntago nyazi so nimba nta divorce bakoze kandi divorce nta nubwo uretse iby'iki kinyejana nta nubwo Imana yemera yego uretse iby'iki kinyejana nimba rero uwo mugabo yari afite umugore n'abana 5 yego agomba kuzashyingurwa n'uwo mugore babyaranye umufitiye abana abo bana bakaba ari bamushyingura uyu munsi Mutesi yagenda nk'inshuti ya hafi nawe akamushyingura agafata ururabo ariko ntabwo yamushyingura nk'umugore we gutese kandi batari basezerana ubwo se baraciye nka zanzira akaba wenda afite nk'urubuto rwe burya rero ijambo ni pasiteri atabikora ntabwo pasiteri yabikora ijambo ni irya mbere niyo yaba arufite bitazwi uzi ko n'imiryango ikwihakana waramuzi anahari nyine ni ikibazo impamvu nifuje ko tuganiraho gatoya wari uvuze ati Pst Mutesi gusa iyo umuntu abuze inshuti arababara Imana imuha imbaraga ndabizi bagiye guhura n'ibisongo ibigeragezo biramukunda n'urubuga ruramubera pe ariko izarumukureho yego birashoboka ko batari n'inshuti birashoboka ko batari n'umugore n'umugabo bari inshuti bisanzwe ariko Mutesi yitangarizaga ko ari sheri we akabyemera ari sheri we ari fiancé buriya rero urukundo ntabwo rwiyemera umuntu ashobora gukunda umuntu pe wenda batari no mu rugero rumwe akabikamurenga akabivuga ati jyewe rwose runaka ni umugore wanjye cyangwa n'umugabo wanjye ariko wenda ari ibintu biri mu marangamutima mutera amabuye kuzanyira kubishyize ku rundi rwego kubishyize ku rundi rwego ni ukuri reka nkubwire ntabwo mbikwifurije ariko ntibizakobeho mu izina rya Yesu ibyo bintu utanyifurije biragatsindwa n'Uwiteka reka nguhe urugero yego wenda nshobora kumva ko umudamu wawe mutameranye neza mwashwaye yego nk'abaneyemo ariko jye ntabwo nakubwira ko ngukunda wenda ukaza ati n'ubundi uriya twarashwanye ntituvuga rumwe bimeze gutya yego ukaza ati wambereye inshuti kugira ngo wenda ndebe yuko n'umujinya wuriya mugore nawe ukira n'ibiki wenda nanjye nifitiye igikomere ntawe yigeze ankunda nkaba ndagukunze rero wa mugore ari aho tugakundana yego tugakundana koko tukakongeza koko hagashya akagurumana Imana ikitegereza ikabona ari ubugoryi turimo yego yarangiza ikagira ite
ati uyu mugabo rero ndabona arimo akora ibihabanye n'ibyo nshaka cyangwa arimo atandikira amasezerano yanjye ariko mujye mumbabarira mumbwire buriya uriya mugore w'abana 5 afite isengesho asenga yego urumva kumva ngo ariko ntabwo mpamya yuko uriya yari umugabo wa Mutesi birashoboka ko bari inshuti gusa kandi mu mvugo za Pasteur Mutesi yarafite gahunda n'ubukwe iyo umuntu afite inshuti arayirata ntabwo wangirira neza ngo nkuvuge nabi cyangwa ngo ngusebye ngomba no kureba uburyo bwose nkuvuga neza kugira ngo nkomeze abadamu mutoroshye niba ari uko niyo ariyo gahunda ntabwo wangirira neza ikintu nkanjye niheraho nanga umuntu nsebya nanga umuntu umbwira nabi nanga umuntu mbeshyera ibyo bintu bitatu gusebya kumbwira nabi no kumbeshyera ugakunda umuntu umeze ute nkakunda umuntu umbwira neza naho yaba nyiyoberanyaho ambwira neza icyo kibarageza amatwi yanyu ni ambwira neza atanuka atajya mu bandi ngo niyumva bamvuga nabi na washyuye inkuru mvuga baraze hari urujambo shana uwa muntu umuvuze nabi nkumva namurwanirira kugeza ku isi ya nyuma ese kandi uwo muntu umuvuze nabi nkumva jewe nakwitambika sinzi kurwana ariko uvugiye umuntu nabi umvuga neza nkakumva twaserera bitavuze ngo ni umugabo wanjye bitavuze ngo ni inshuti yanjye ngo ni umwana wanjye nanamwita n'umugabo wanjye kugira ngo murwanire ishyaka cya kigerageza arimo akivemo nkamwiyitirira ariko ikigerageza arimo akakisohokamo nuko ngewe nteye ashobora rero kuba yaramurwaniye ishyaka nk'iryo mukumva ko ari umugabo we kandi ntaho byanditse kandi hari gahunda y'ubukwe kuko Divorc reka nukumubeshyera Mutesi reka nkubwire uri umukozi w'Imana nanjye ndiwe jewe ntabwo nzicara ahangaha ngo njye gutera umuntu amabuye kuko nanjye ndabizi ko bayantera niba nta nurayantera bazayantera n'ejo bazayantera ariko njyewe ntago najya guhamya ibintu ngo mvuge ngo uriya yari umugabo we sinamuzi ariko nabibonye kuri YouTube ko yagize ibyago mwamushyizeho amafoto y'uwo mugabo ubu ngubu ejo wenda wakumva ati mama Mugisha afite fiyanse kandi wahe ari n'ibihuha ari ukugira ngo bampitingireho kandi wahe wowe kajya nawe ariko nanone niba Imana yabonagwa uwo mugabo yaramwandikiye ubugingo ikabona zanduzwa n'ibyo bihe yagombaga kumucyura nimba Imana yarebaga ikabona kuba uwo mugabo yashakana na Mutesi koko nimba ari byo bizasenya w'abana bizakomeretsa abana asize yagombaga kumucyura nirihe somo bisize donc iri tabaruka ry'umugabo n'uyu mugore wa mbere na Pst Mutesi ku bantu ni iki abantu bakigiraho kuri urupfu rw'uyu mugabo uyu mugabo ntago nzi amateka yese yakoreye Imana cyangwa yabigenzemo nabi muri korali Hoziyana umwe muri babaririmbyi b'imbere yari umukozi w'Imana kuko na Pst Mutesi aravuga ati mu bantu benshi najyaga njya gufasha bagiye batandukanye za mpano wajya kubona afasha abantu zari isoko z'uyu mugabo urumva ko afite kumugira nge nigeze kumva avuga ko ari papa we ntabwo nigeze numva avuga ko ari sheri we yaravuze ngo afite papa we hanze ari umufasha kurera bariya bana b'imfubyi nyine ni dadi nyine urumva dadi nyine papa nanjye mfite papa
yego ubu se hari umuntu utagira se mu buryo bw'umwuka nawe wambera papa umfitiye umumaro ntabwo ubu se papa ngewe ntabwo nakwita papa ngo nzanakwite sheri ibyo se bisobanutse yamwitiraga baby bitanaga baby nta kibazo reka nta baby ni bya bintu iyo wahuye n'ibikomere by'urukundo ukabona ukubwira neza uraseka ayiwe buriya bwari uburyo bwo kumukasoringa kuko wenda azi ibyo yanyuzemo ariko ntabwo yari umugore n'umugabo njye narabyumvise avuga ko ari papa we ari umubyeyi we mu buryo bw'umwuka umufasha gukorera Imana mu buryo bwo gutera inkunga abana n'abatishoboye narabyumvise hakuzi ko abantu benshi tuba tutanakurikiye tugendera mu kigare nk'ibyo nge ntabyo numvishije yego ko narabyumvise ntabwo yari sheri we yari papa we mu buryo bw'umwuka kandi nawe Imana ijya ikubwira ati nguhaye ababyeyi bo mu buryo bw'umwuka tujya tubyarwa pe ariko batubyaye niba bari bo baturera tukarerwa n'abandi uwo muntu wagutoraguye ubabaye akagutora mu bupfubyi akakwiyitirira akakwita umwana we akagutora koko habuze umuntu unyita umwana we ntabwo wamubura roba ngo nanjye aneteje n'ubusabane ugira ntiwamubura nta muntu urambyara ikibazo gikomeye ndakibyariye ndava hano ngusabiye umubyeyi wo mu mwuka no mu mubiri ari kumfasha akangira neza rega Diane nyine mu buryo bw'umwuka n'ikisi ubwo se yaba atafashije umubiri umwuka akawufasha iki umwuka nzirwarira kwijyana akanyarira ndabizi kwijyana akanyarira ndabizi nawe ngewe mfite umubyeyi atari wa wundi ariko umutinganye oya ntabwo ari umutinganye ngo nuriye wa mu buryo bw'umwuka Imana yamumbwiye 2017 urumva yego umva Imana irambwira ati nzaguha marene yambereye marene ataranampagararira nshyingirwa pe ariko bamarene pe abamarene nge yashiraga agafata ibitenge bye akabimereza ku buryo ntigeze mvuga ngo nabuze amavuta iyo acitse intege ananiwe Imana yohereza igikona cyaturuka hanze cyaturuka mu muryango cyaturuka he ariko marene umubyeyi wo mu buryo bw'umwuka tujya tubagira ba papa ba mama wakagukorera ikintu ukabura urwego umufatamo ntago nanjye najya hano ngo sinigeze mbona wenda abamama bashobora kuba barambereye abapapa abamama cyangwa n'abapapa mu by'ubuzima gusa biragoye agukorera ikintu ukabura urwego ugifatamo ukibaze se uyu muntu nzamwite mukuru wanjye nzamwite mama wacu nzamwite mukuru wanjye icyambere dore iki ako Diari umumama muri uyu mwaka wa 2023 Imana yamuje nawe ankorera ikintu gikomeye uri kumva kandi n'ubu n'inshuti yanjye ikomeye mbona ko hari igihe Imana yohereza umuntu mu buzima ifite ikintu imwoherejemo kugira ngo akoremo rero uyu mugabo wa mugani ashobora kuba Imana yari yamwohereje mu buzima bwa Pst Mutesi kuri misiyo yayo kuri misiyo abantu nk'abantu tukibona kubera ko umuntu yaje misiyo y'Imana mu muntu Imana ikorera mu bantu yaza abantu nabwo nawe ubwe wa mugani na Pst Mutesi ubwe n'abandi bahura n'abantu nk'aba ngaba baza mu buzima ugahita ubura imbaraga z'uburyo umufatamo bitewe n'ibikomere n'iki n'ubuzima ugahita ubwo umushyira muri kategori yawe kandi Imana yo ifite kategori yindi itandukanye n'iri kumushyiramo kuko nyeka kuva yamenyana n'uyu mugabo bafitanye amateka nyine ni no mpamvu bishobora kuba byimbitse bikomeye cyane ngewe rero rwose mbibwirire hano ni ku Karubanda yego ngewe umuntu uzamfata neza akanyitaho cyakora nzasiba kumugerekera cyangwa mwifuza uko atari ariko ntabwo ngewe nagera ku rwego
nzi ko umuntu afite umugore afite abana ngo mwite sheri wanjye reka ubwo zibyo byabarwa bite. Mutesi yigeze ajya havanga uriya mugabo ni sheri we bazabana, yavuze ko ari umubyeyi we wo mu mwuka kandi umufasha ari papa we atabona nuko amufata amwita. Yego. Ubwo rero Mutesi iyo umuntu abuze inshuti y'umumaro birashoboka ko amagambo agiye kubamesha ubungu bagiye kurya hiti kurenza iyo yari urupfu rw'uyu muntu kurenza izo yariye baramwita amazina azayihanganira. Ariko nimba ubuze inshuti y'umumaro kubera iki se utababara? Ugomba kubabara ariko buzima se suzi ko imirimo y'abera izibuko. Ijambo rimwe kuri Pst Mutesi ry'inkomezi wamubwira niriye? Nuko Imana yamuremera indi shuti gasiba icyuho. Bahita ashaka indi shuti ya kane? Hoya ntayishaka. Nge ntago mubwiye ngo ashaka umugabo wa kane. Nta nubwo n'uwa gatatu ze yari we. Yari inshuti yari papa we. Ubu ntabwo urabyemera ko ari? Hoya ntabwo yari umugabo we. Yari umubyeyi we mu buryo bw'umwuka, yari papa we niko yamwitaga. Imana yongera imuha umubyeyi. Yego. Womora ibikomere by'amagambo agiye kuvugwa. Yo. Akeneye umubyeyi ufukura kariba karuta ko yarari kunywera. Amagambo akomeye. Hoya niko bimeze. Ni irihe jambo rimwe wabwira uyu mugore mukuru wa Rusagara? Namwihanganisha buriya nubwo washwana n'umuntu burya umugabo mwabyaranye abakomeye. Nubwo mwaterana ingumi cyangwa mwarebanaga nabi ariko iyo apfuye urababara. Yego. N'abana barababara burya niyo bababara bagize bamureba nta kibazo bati buriya igihe kizagera garuke. Yego. Ati igihe kizagera garuke. Ubwo rero nagira ngo nkubwire ngo wa mubyeyi we wa mudamu we wa Rusagara ihangane kandi ubabarire umutware wawe. Birashoboka ko urwo rwego byari bigezeho yakubabaje. Yego. Birashoboka ko urwo rwego yaragezeho kwitwa umugabo wa Mutesi uretse ko ntigeze mbyumva. Yego. Hari ibikomere byababaje uyu mugore wa mbere. Niyihangane kandi amubabarire kuko nawe ejo hari abazamubabaza kandi bakanamubabarira. Yego. Abagore batawe n'abagabo babo muri rusange ijambo rimwe? Nabaha poli kandi nkababwira ngo ntibiyandarike. Iyo utawe n'umuntu udatawe n'Imana haba hari amahirwe. Yego. Yo kongera kuba undi muntu. Imana ishimwe. Se wuzuzwa? Birashoboka ko watabwa rwose. Ariko haba hari amahirwe ko aho abantu bagutaye ari Imana igutora. Niyihangane n'abandi batawe nabo bihangane. Imana ijya yomora inguma. Uzise ko itazazitwomora. Imana izazibomora. Byanyabyo. Muhumure Imana izabomora inguma. Aho abagabo banyu bataba, aho abagore banyu bataba, Imana igihaba. Kandi hari n'igihe abantu barenganya abandi. Iyi si yuzuyemo imiruho n'amahane ni kumuririmbyi yaririmbye. Aravuga ibyo dukeneye byose siko duhera ko ngo tugire gute tubibone. Reka nkushimire kuba wemeye kutuganiriza. Nkomeze nihanganishe umuryango wa Rusagara muri rusange, korali Hoziyana, abanyarwanda muri rusange, n'abandi bantu bose babagize ibyago n'ibibazo bigiye bitandukanye. Imana ibarinde. Wakoze kutuganiriza. Hanyuma musure Diane Official TV. Aho niho hari indirimbo ze mu mushyigikire. Subscribe na comment. Nimero ze ni 0788 29 karindwi 444. Nizo ngizo
ziri muri mobile money, ushaka no kumuhituro biremewe nta kintu bitwaye kugira ngo yishime n'ubutaza agaruka gukora ikiganiro anezerewe. Mwakoze kubana natwe inshuti zacu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, reka mbabwire ngo ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibiteho. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom naho ubutaha. Ciao.